Hari abantu benshi batekereza ko kuba umukire ari amahirwe gusa, ariko ukuri ni uko ubukire butangira mbere, butangirira mu bitekerezo no mu myitwarire yawe ya buri munsi. Uyu munsi reka nkubwire ibimenyetso bitatu bishobora kukwereka ko mu myaka iri imbere ushobora kuzaba umukire niba ukomeje gutyo. Ikimenyetso cya mbere, kuba ufite inzozi zirenze aho uri. Niba utanyurwa naho uri, niba utekereza uko wakwiteza imbere, niba urota ubuzima burenze aho wavutse, icyo ni ikimenyetso gikomeye. Abantu benshi bemera ubuzima nk'uko buri, ariko umuntu uzaba umukire ahora yibaza ati nakora iki ngo mbe mwiza kurushaho, akongera akibaza ati nakora iki ngo mbe nteye imbere. Ubukire butangirira mu nzozi nini. Iyo intekerezo yawe ari nini, n'ibikorwa byawe bitangira guhinduka. Ikimenyetso cya kabiri, niba wemera kwiyigisha no kwigira ku makosa. Umuntu uzaba umukire ntatinya amakosa, iyo akoze ikosa ariga. Niba usoma ibitabo, niba ukurikirana ibiganiro byubaka, niba ushaka kumenya byinshi kurusha ejo hashize, ibyo ni ibimenyetso by'umuntu witegura ejo heza. Abakire benshi ku isi nka Warren Buffett bavuga ko ishoramari rikomeye ari ukwiyungura ubumenyi. Iyo uzi byinshi ubona amahirwe abandi batabona. Ikimenyetso cya gatatu, gutekereza kubika no gushora imari. Niba udakoresha amafaranga yose winjiza, niba wibaza uko wabigenza ngo ubike cyangwa ushore make ufite, ibyo ni ibimenyetso bikomeye. Umuntu uzaba umukire ntabwo yibuka ku byishimo by'akanya gato gusa, atekereza ku hazaza. Niba ushobora kwihangana uyu munsi kugira ngo ejo hazabe heza, ni mu nzira y'ubukire. Niba wibonyemo nibura kimwe muri ibi bimenyetso bitatu, ntugacike intege. Ubukire si impanuka, ni urugendo rutangira uyu munsi. Bwira wowe ubwawe uti ndimo kubaka ejo hanjye. Kandi niba iyi video igufashije, sangiza abandi, kuko ubukire butangirira mu ntekerezo. Ikindi kandi subscribe. Ahangaha ngiye kujya nkuzanira utuntu tw'ubwenge tugufasha mu buzima bwa buri munsi, kandi tuzagufasha no guhindura intekerezo. Ni True Power Story.